RB yatangiye gukusanya iby'abarezi ngo bibyaze umusaruro. Ese ni gute bino by'abarezi bari buze kubibyaza umusaruro? Ese iby'abarezi bigiye gucika burundu? Kuri iki kiganiro kuva gitangiye paka ku musozo, maze umenye uburyo ki bagiye kubikusanya n'uburyo ki bizabyazwa umusaruro. Reka musabe gukora subscribe mbere yuko dutangira iki kiganiro kugira ngo wumve neza uburyo ki bino by'abarezi RDB igiye kubikusanyiriza hamwe kugira ngo byaze umusaruro. Nguhaye ikaze. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ku bufatanye n'uruganda rutunganya imyanda y'ikoranabuhanga atangiye ibikorwa byo gukusanya imashini z'imikino y'amahirwe zijyamo ibiceri zizwi nk'iby'abarezi kugira ngo zishwanyaguzwe zibyazwemo ibindi bikoresho. Ni igikorwa kigamije gukusanya iby'abarezi byose bikiri mu bucuruzi hirya no hino mu gihugu. Mayaho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom ibahagaritse burundu mu mwaka wa 2022. Umuyobozi mukuru w'uruganda rutunganya imyanda y'ikoranabuhanga Mbera Olivier yavuze ko ibikoresho bigize izo mashini bitunganwe koherezwa mu nganda bigakorwamo ibindi bikoresho aho kuberekera mu baturage ngo byangize ibidukikije. Yagize ati iby'abarezi bikoresha amashanyarazi n'ikoranabuhanga turabishwanyaguza tugakuramo ibishobora kongera bigakoreshwa n'ibifite umumaro bishobora kwangiza abaturage n'ibidukikije harimo nk'insinga, plastique n'ibindi. Umukozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'imikino y'amahirwe muri RDB Jacques Habyarimana yavuze ko iby'abarezi byatangiye gukusanywa mu baturage byakoraga mu buryo bunyuranyije n'amategeko aho hamaze kubarurwa ibirenga kuri 7,200 harimo ibigera ku 1,000 by'abantu bari barahawe impushya nyuma bakazabikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagize ati imashini cyangwa se iby'abarezi zakoraga mu buryo bunyuranyije n'amategeko zatangiye kuvanwa mu baturage mu gihugu hose. Hako harimo iz'abantu bari barahawe impushya na leta zo gukora ibikorwa by'imikino y'amahirwe nyuma izo mpushya bakazikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu mezi 2 gusa uruganda rushinzwe gutunganya imyanda y'ikoranabuhanga rutangiye ibikorwa rumaze gukusanya iby'abarezi bigera ku 3,300 ubu bikaba bigeze mu ntara y'Iburasirazuba. Reka ngwibutse gukora subscribe niba utayikoze kugira ngo uzajye tubana amakuru yandi kandi gatanu kandi. Reka ngwifuriza umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe n'igihe wumva iki kiganiro. Ndaje dukomeze n'andi makuru ndetse n'indi byegeranyo bigiye bigezweho. Murakoze.